ntabwo nzi uko ubigenza imigozi mambiri uyihambure. Gusa njye ntabwo nje nyine kukubwira kuri iyi video, ahubwo nje kukubwira ati abantu rwose birejina nyine bihangane rwose ku byabaye. Nyine Itsinda Vestine na Dorcas ryabashije guperforminga ariko ntabwo abakunzi babo babashije kunyurwa. Hagiye hazamo ibibazo bimwe na bimwe twagiye tubona nyine bamwe bagenda bagaragaza nyine imva mutima zabo muri comment. Bagiye babigarukaho cyane bavuga ati Itsinda rwose Vestine na Dorcas baratubabaje cyane. Benshi bagiye bagarukaho, uretse hari n'abagiye bajya ku yandi macano bakagenda babigarukaho cyane. Isaha bari bateganyije ko baza kuba bageze kuri stage ntabwo ariyo saha bagezeho, ahubwo hahise ko hacamo amasaha 5 kugira ngo babashe kugera kuri stage. Birumvikana abantu bari bamaze kurambirwa, kandi murabizi abantu bahariya nyine hariya hanze ikintu cyabo cyitwa isaha ni ikintu baha agaciro. Birumvikana barategereje cyane. Itsinda rero Vestine na Dorcas ribasha kugera ku rubyiniro. Abantu bari bamaze rero kurambirwa ariko nyine bari bihanganye, barihangana barategereza, baza rero guperforminga. Nibwo baperforminze igihe kigera mu isaha imwe, gusa bisa naho nyine bitabashimishije cyane, dore ko nyine ngo baririmbye udukorasi gusa, ahubwo bahita ko bava stage barigendera. Mu kugenda ngo ntibanagiye banasezeye. Ayo yose rero ni amakuru twagiye duhabwa n'abakunzi ba Vestine na Dorcas babarizwa hariya nyine Regina, aho bagiye bavuga ati rwose turabasabye ibi bintu ntibizongereye mu yindi mijyi nyine bafite kuzenguruka, dore ko bagiye kwita berekeza nyine hariya Edmonton. Hariya Edmonton naho bafite rero igitaramo. Bagiye bavuga ati bihangane rwose ibintu badukoreye Regina ntibizagaragara ahandi kuko rwose byatubabaje. Bamwe bagiye bagaruka rero bavuga ati rwose bakwiye gusaba imbabazi. Bakwiye gusaba imbabazi.